nari maze igihe ntagaragara tudavuga ibitabo kubera ko nari mpugiye mu kwita ku muryango, ariko nagarutse. Nkaba rero nishimye cyane kuba nongeye kubana namwe. Nizere ko kandi namwe Imana yabarinze, mwebwe n'abanyu. Nizere ko kandi mwakomeje kwaguka mu bifatika ndetse no mu bidafatika. Uyu mwaka rero 2024 tukaba twagarutse tuganira ku bitabo ndetse n'utundi tuntu tugenda twungurana ubwenge. Ntabwo ndi bubatindire rero igitabo cya mbere turi buhereho uyu mwaka, kuko uyu mwaka ugitangira abantu benshi bafite imigabo n'imigambi y'ibyo bashaka kugeraho mu mwaka utangira. Nanjye nahisemo kubaganiriza kimwe mu bitabo nakunze nasomye mu mwaka ushize 2023. Akaba ari igitabo cyitwa Women of Firsts. Akaba ari igitabo rero, akaba ari biography kivuga ku mama witwa Edna Adan Ismail. Akaba rero uwo mubyeyi, niba ariko navuga, yaravukiye mu gihugu cya Somaliland. Abantu benshi ntabwo bazi igihugu cyitwa Somaliland. Akaba ari igihugu kiri muri nord, mu majyaruguru ya Somalia. Kikaba giherereye iburasirazuba bw'igihugu cya Ethiopia. Akaba ari igihugu kiyomoye kuri Somalia nyine dusanzwe tuzi. Ni igihugu kitari na reconi, kitaremerwa kuko hari nk'amapu kitabonekaho. Uyu mugore rero Edna akaba yaravutse mu 1937, avukira muri famiye y'abana 5. Akaba bamwe mu bavukanye baritabye Imana 2. Papa rero yari umuganga. Uyu mwana w'umukobwa rero kubera ko yavukiye mu gihugu icyo gihe batemeraga imyigire y'abana b'abakobwa, ntabwo yabashije kujya ku ishuri ku gihe. Ariko noneho papa we yari umuganga, yari umudokiteri. Papa we rero agafata ashakira abana b'abahungu bari batuye mu gace k'iwabo nyine muri quartier Edna yakuriyemo, abashakira umwarimu ujya bafasha kwiga nyuma y'amasomo. Noneho Edna akajya agenda akajya kumviriza, akajya kwigana n'abo basaza be. Niho yatangiriye kumenyera ibijyanye n'ubumenyi no kwandika n'ibindi. None ababyeyi be babonye ko afite ubushake bwo kumenya, bamwohereje muri Djibouti kwa tante we kugira ngo ho abashe kwiga. Edna rero ariga. Impamvu nahisemo iki gitabo wenda sinzi na ari byo byatumugira amatsiko cyane yo kugisoma, nuko Edna yagiye akora ibintu byinshi, aribwo wa mbere mu gihugu. N'umugore ubona ko yakuze, yavutse asa nkaho atameze nk'abandi bana nyine mu mikurire bitari ordinaire, niba ariko navuga. Ajya kwiga rero muri Djibouti. Mbihutiye, Edna aza kugira amahirwe, akaba ari we mukobwa wa mbere muri Somaliland, muri icyo gihugu cy'iwabo, ubona bourse kujya kwiga mu Bwongereza. Ajya kwiga mu Bwongereza rero ibijyanye n'ubuganga, akaba yarabaye umunurse. Mu gitabo cye agenda avuga urugendo rwe mu Bwongereza ukuntu rwagenze, agenda avugamo udukosa yagiye akora nk'umwana w'umukobwa warimo arakura. Agenda avuga ko yakuze ameze nyine nk'umuhungu, afite igitinyiro kandi ari active cyane, ari inkubaganyi. Nyuma yaho rero Edna aza gutaha akagaruka mu gihugu. Muri icyo gitabo cye asobanura uburyo yagiye afatanya na papa we. Akaba ari cyo navuga ngo cyankozeho cyane. Papa we aba atarapfa igihe Edna agaruka. Noneho Edna akiyemeza kuvuga ati ngiwe nzakorera hafi ya papa, nzamufasha icyo bisaba cyose. Edna akomeza gufasha papa we. Papa we akageraho agapfa. Hakaba imidugararo mu gihugu cyabo muri 1991 bashaka independence. Agahunga akagenda hanze, atangira gukorera umuryango umuryango ushinzwe ubuzima. Arayikorera, yarangiza nyuma akaza kugaruka mu gihugu, aza gushakana n'abapoliticiens, abagabo babaye abaministre. Ariko igicyatumye bamwandikaho avugwa cyane, amenyekana cyane, nuko uyu mumama aza kugera aho ngaho agashinga ibitaro bya mbere bihugura abana b'abakobwa mu bijyanye nyine n'ubuvuzi, cyane cyane nyine aba nurses. Akaba kugeza ubu ngubu hari 100 byagiye benefiting, bigirirwa umumaro n'amaboko ya Edna. Edna rero
akaba nk'uko nabivugaga akaba noneho yarabaye na ministre, ni ukuvuga ngo aragenda ajya kwiga hanze akaza muri icyo gihugu basa nk'aho batangiriye kuri zeru, agashinga ibitaro akaba yarabishinze mu mafaranga ye, yagombaga kuritayaringa ntiyaritayaringa, afata amafaranga ye ashinga ibitabo, akaba ari ibitaro binini nyine byamwitiriwe kandi ubona ko bifite akamaro igihugu. Aba ministre w'ububanyi n'amahanga, hari n'indi ministère ayobora, n'ibintu byinshi uyu mumama yagiye akora bigiye bitandukanye. Ndimo ndagerageza kwiyibutsa, ariko muri makeya niba ushaka kubona umuntu uri inspirante kandi ubona ko abimerita, ni wa muntu wabikuye, ntabwo ari kuvuga ngo amafaranga ngo nayo iwabo nyine bamuhaye ngo uvuge ngo ni amafaranga wenda se iwabo bamuraze, ni ubushobozi, ni ibyo gukora aho bagiye bamuha, oya, ni ibintu yagiye yigezaho akoresheje imbaraga ze, akoresheje ubushake, akoresheje nyine ikintu cyitwa determination. Ikintu kirimo gisa nkaho wenda se sinzi na navuga kibabaje ukuntu nuko Edna malgré ko afasha abandi bantu agerageza gushaka urubyaro ntibimukundire. Sinzi niba nakavuzeho, ashaka abagabo 3 muri antotara nyine mu buzima bwe, bose bakaba baragerageje kubyara gutwita, akaba baragerageje nyine kugira ngo atwite bikaba byaranze. Ariko ubu ngubu no mu mama nyine n'umubyeyi w'abakobwa benshi yagiye training, akabaha ubwo bumenyi bwo kugira ngo bagende bafasha abarwayi, bajye bafashe ababunganira abaganga, bunganira abarwaza. Ikindi kintu wenda Edna navuga azwiho nuko ari umumama ubungubu ibikorwa bye binini byibanda ko aracyari muzima, byibanda ku kwamagana kuriya kuntu abana b'abakobwa babasiramura. Murabizi ko muri biriya bihugu ni ibintu bikiriho, ni ibintu bigikorwa. Rero ubungubu akaba ari activiste, akaba agenda nyine atanga ibiganiro, ashaka uburyo bwose byashoboka kugira ngo biriya bintu bicike. Urakoze cyane rero, niba ushaka motivation y'uyu mwaka, ntabwo igitabo kiba gifite page 300 na zingahe, ngewe nakivuga mu minota 7 ngo mbe ushyizemo ibintu byose ukeneye kumenya kuri icyo gitabo cyangwa se kuri uwo muntu. Nakushishikariza surtout yaba ari umuntu uri mu bijyanye n'ubuganga, yaba ari umuntu ushaka motivation, ni igitabo cyanditse neza, ni igitabo cyanditse biri très simple. Wagenda ukareba icyo gitabo ukagisoma, ubundi ukatangira umwaka nawe ufite motivation ihambaye ituma ukora ibintu bidasanzwe. Murakoze rero, nakagaruka nzakora ibishoboka byose tuvuga igitabo kimwe buri cyumweru. Ubwo nizere ko rero Imana ibandindira tukazaba turi kumwe icyumweru gitaha. Ndabakunda, nitwa Bukize, ikaze ku bantu bashyashya. Bye.